Uwiteka aratujyanira iki muri icyo gihugu? Ndetse Satani yarabongoreye arababwira ati rero nimugerageze mwigaragambye kubw'amahitamo y'ahazaza h'abagore banyu n'abana banyu. Bahise batangira barerura, abagore bacu n'abana bacu bazaba iminyago, ikiruta si uko twasubira muri Egiputa. Barangije baravugana bati twishyirireho umugaba dusubire hehe? Egiputa. Imyigaragambyo yashyushye ntiyashyushye? Ndagira ngo mbabaze, umuntu areba abantu barimo barisihinga bafite imbaraga, ariko nagira ngo mbabwire, igihe abatasi 10 bari barimo kuvuga n'abatasi 2 barimo kugira gute, barimo kubavuguruza, yari intambara iri hagati ya Kristo nande na Satani, kugira ngo Satani asubize abantu mu Egiputa neza. Azababwira yuko kugira ngo barengere abagore babo n'abana, azababwira ko gukora ku isabato ntacyo bitwaye, azemera abakora ibyaha kugira ngo abagabo babe basubira mu Egiputa. Satani azabumvisha yuko imibereho myiza y'abana babo n'imibereho myiza y'abagore babo bisaba yuko ibintu by'Imana babihagarika. Ku Gikanani ubu hari abagabo bahindutse abajura, bahinduka besikoro, bahindutse abambuzi, kugira ngo bambike abagore babo ibitenge byiza n'abana babo bige mu mashuri meza, muri busubire muri Egiputa. Yosuwa na Kalebu ntibari bafite indangagaciro zimwe, ariko zahuriraga yuko bose bayobowe n'Imana yo mu ijuru. Ariko wowe ubona ibintu bipfuga tuza, umuntu aricara akayobya abantu kuri YouTube kumva ntacyo bitwaye. Umuntu arafata korara akayizambya, umuntu yinjira mu nama y'itorero akoresheje ko azi amasomo yabo Bibiliya, akoresheje ko afite amafaranga, cyangwa se akoresheje yuko azwi n'abayobozi mu bya politike bene wabo bafite amanyenyeri, akazambya itorero ukabona nta kintu wakora. Imana ikeneye ba Yosuwa basenga, ikeneye na ba Kalebu basengera mu mutima, ariko bagafata umwanzuro ngo bazimye umuriro urimo kwaka. Hura n'umuntu wamuhaye amafaranga arayakwambura, ukamaze uti se ko wangenje ute? Atumva rero ati buriya nawe uri umugabo uzabimenya. Ati umugore wanjye hari pate yari iri hafi kuba, hari ibirori umugore wanjye yatumiwemo. Ibyo birori kandi umugore wanjye niwe wari ufitemo ijambo, yagombaga kwambara ikanzu y'ibihumbi 300. Ndibaza nti aya mafaranga ndayakura he? Njya kuri banke ngo nyake barayanyima, kuri telefone ndiguriza nsanga ndimo amadeni, ariko nza kwibuka yuko mbitse amafaranga y'umuntu w'Imana. Umva kwikanzu pe nta cyicumi cyabuzeho, nta n'ideni nasigayeho, naguze ikanzu. Umugore wanjye yarakeye da, singiye ifoto, urabona atarasharamye se? Rero uyihangane pe. Umva reka nkubwire, kubera ko nza ku rusengero nakubona nkibuka ko nkuri mideni. Ubu rero kuza ku rusengero narabiretse, ubuzima burimo buranga, kandi buriya ukamaze uti se kanaka muraheruka yangurije nawe amafaranga nshyira umwana mu ishuri. Urabona wa mwana wanjye bambwiye yuko ishuri ry'ibihumbi 300 umwana atari yigamo ngo amenye igifaransa. Ubu rero nagurishije isambu, ngurisha umurima, ndangije buriya na ya seta narimutse, buriya nsigaye ntuye hafi y'ishuri ry'umwana. Umwana wanjye yiga mu ishuri rya miliyoni, ariko aravuga igifaransa, nkamureba nkavuga ni kuri muto nuba mukuru bizagenda gute? Umwana niba urimo kumuriraho amadeni akaba akiri muri garidiyene ya miliyoni, primaire uzayibasha? Atoraga batasi bagendaga bavuga amazina, kanaka ahagarariye umuryango wa kanaka, bagakoma amashyi bati uwo nguwo niwe. Hari igihe umuntu ahinguka ku rusengero, korari zikamurwanira, korari zikamurwanira, induru zikavuga. Korari imwe irusha iyindi amafaranga cyangwa abakire, cyangwa si yirusha kubisa neza cyangwa kumenyekana, wa muntu akayijyamo. Ku munsi wo kumwakira abantu barimo kuvuga bati uwo niwe, noneho mutwitege. Naho aje gutera abakobwa inda, aje guca intege umurimo w'Imana. Twagize ikibazo cyo kuba tutabasha kureba umutima. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Haleluya. Reka nongere mbifurize umugoroba mwiza. Imana ibahe umugisha. Ukurikije ukuntu mwaje muri benshi, Imana ihabwa icyubahiro.
ndagira ngo kandi mbasabe muramukanye mwifurizanye umunsi mwiza. Twiriwe mu ntambara zitandukanye ariko mwenyurira uwo muri kumwe umwifuriza umugoroba mwiza. Rwose Imana ibahe umugisha. Reka kandi twifurize umugoroba mwiza abo turi kumwe nabo barimo gukurikiranira ubu butumwa bwiza kuri YouTube. Namwe Imana ibahe umugisha kandi turabifuriza ibihe byiza. Nshimire cyane ishuri ry'abitegura kubatizwa twatangiranye. Imana ibahe umugisha aho muri. Nsabe nundi urimo kumva Imana imuhamagara mu gihe nk'iki, Imana ishaka ko uva mu byo urimo ukaza ukayikorera, Imana ishaka yuko utera umugongo ubupagani ukaza mu gakiza, nawe Imana iraguhamagara. Mugerageze mwumvire ijwi ry'umutimanama n'ijwi ry'Imana rikorera mu mitima yanyu. Ndagira ngo rero nsabe muri uyu mwanya mbashimire cyane uko tubana, ariko by'umwihariko iteraniro rya mu gitondo Imana ibahe umugisha. Ejo rero noneho ni ibirori, dufite n'iteraniro ry'abasore. Mugerageze abajene urubyiruko muzabohereze tubane cyane mu masaha baraza kubatangariza, ariko mu gitondo bwo dufite amateraniro kandi turimo kwiga ibintu bikomeye. Ndashimira barimo kuza benshi cyane, ariko ndabasaba ngo n'abajene benshi mwimenyereze gusenga mu gitondo. Imana ibahe umugisha. Dufite umubatizo ku isabato, uko Imana ikorana n'umutima wawe, uko Imana igukangura, uko ububyutse buza mu mutima wawe, uko wumva ushaka Imana no kuyiyegurira, ababyifuza amarembo aruguruye. Mbibutse yuko dufite ibiseke hano, kandi ku munsi w'ejo ibi biseke tuzabirebamo, turebemo ibyifuzo mwashyizemo, turebemo ibibazo ndetse n'ibibazo ibyifuzo mwagiye mwohereza byamaze kungeraho. Ejo rero dufite itsinda ry'abazasenga, ejo dufite ibihe byiza cyane, ndabinginze ntihazagire ubura. Reka rero mbasabe muri uyu mugoroba munyemerere tujye mbere dutangire kwiga icyigisho cyacu cy'uyu mugoroba. Gifite insanganyamatsiko nziza ivuga ngo impamvu ukeneye undi mutima. Mureke dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uri Imana yaturemye kandi uduha umutima, gusa ntiwaduhaye umutima wo kugukunda ku ngufu, kuko wemeye yuko tutamera nk'ibyuma by'abazungu. Waduhaye umudendezo. Umudendezo wacu twawukoresheje nabi, birangira ucecekesheje umutima. Ndetse abantu benshi basigaye bagenda nk'abatagira umutima. Abantu benshi bafata imyanzuro bahubutse nk'abatagira umutima. Abantu benshi basigaye bacika intege nk'abatagira umutima. Ndetse abenshi babayeho nk'aho nta mutima bagira. Ariko uri Imana yaremye umutima. Uri Imana iwufite w'igisubizo. Muri uyu mugoroba twongeye kuza tukwereka imitima yacu si myiza, ntitugira inama nziza. Imitima yacu ntidufatisha imyanzuro myiza, ndetse niyo twicaye tubaye nk'abatuje, imitima yacu twibutsa ibyaha twakoze kera. Kubw'ibyo rero imitima yacu irashaje, nk'uko imyenda y'abantu isaza bakayihindura, niko natwe twifuza ko duhindurira umutima. Muri uyu mwanya abana bawe niwe baje gushaka, niwe baje gutega amatwi. Mwami Uwiteka, ubwo tugiye kubumbura ibyanditswe byera, ubane natwe, imitima yacu yibumbure nk'uko iri jambo tugiye kubwiriza ribumbuwe, kugira ngo ku musozo abe ari we duhanga amaso, kuko ari wowe dufitemo igisubizo muri byose. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Buriya umutima w'umuntu ni ikintu gikomeye. Bibiliya itubwira neza muri Matayo igice cya 15 umurongo wa 18. Bibiliya iravuga ngo ariko ibiva mu kanwa biba bivuye mu mutima, nibyo bihumanya umuntu. Kuko mu mutima w'umuntu ariho haturuka ibitekerezo bibi, kwica no gusambana no guheheta no kwiba no kubeshyera abandi n'ibitutsi. Ibyo nibyo bihumanya umuntu. Amagambo akomeye cyane. Ibintu bihumanya umuntu bimuturukamo, kandi mu mutima w'umuntu niho haturuka ibitekerezo bibi. Mu mutima w'umuntu niho haturuka kwica. Mu mutima w'umuntu niho haturuka gusambana. Bivuze ngo iki? Hari abantu benshi babaye abasambanyi ariko batararyamana n'abagore cyangwa n'abagabo mu buriri.
kuko banduye mu mutima, icyakora babura ubushobozi bwo gushyira mu bikorwa ibyo bashaka. Hari abantu benshi biba ariko ntibafatwe na polisi, bagatinya kujya ku mugaragaro kwica ingufuri kubera ko polisi yababona, ariko ni abajura mu mutima. Hari abantu benshi babeshyera abandi, ariko muri rusange ukabona ni abantu bashaka kwerekana ko bashinzwe kubarengera. Kandi aha mu mutima niho haturuka ibitutsi. Hari igihe ujya gutuka umuntu ngo igitutsi gisohoke mu kanwa, ariko ukibuka ko afite imbaraga, ukibuka ko ari umugabo wawe, ukibuka ko ari umugore wawe, ukibuka yuko ari bosi wawe ku kazi. Warangizaho kugira ngo umutuke ugahita uvuga ngo ukimyoza rwose. Mu by'ukuri ijuru rikubara nk'umututse, ahubwo ni ukubuza iki? Ubuze ubushobozi. Umutima rero w'umuntu ni ikintu gikomeye. Umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Bibiliya yavuze ko niyo umuntu arwaye umutima umwizeza ko atazakira. Nshuti zanjye, muri Mariko igice cya 4 umurongo wa 19, Bibiliya igaragaza ibintu bitatu binangira umutima bigatuma n'ijambo ry'Imana rigera mu mutima ntiribyara umusaruro. Wakwibaza ngo ni ukubera iki mpora niga simfate, ni ukubera iki mpora ngambirira kuba umuntu w'Imana bikanga, ni ukubera iki niha n'ingamba sinzishobore? Ikibazo cyawe ni umutima. Mariko igice cya 4 umurongo wa 19, maze amaganya y'iyi si n'ibihendo by'ubutunzi n'irari ryo kwifuza ibindi, iyo byinjiye mu mutima biniga iryo jambo ntirigire gute? Ntiryere. Satani ntazatubuza kujya mu nsengero, Satani ntazatubuza kugura ibitabo no kubisoma. Icyo azakora ni iki? Nabona twashatse Imana cyane, Satani azazana amaganya y'iyi si. Amaganya y'iyi si yuzuza umutima. Ujye wumva Imana nta kintu ikumariye mu gihe itarimo kujya mu bigendanye n'amaganya yawe. Ubu abantu bafite amaganya yo mu rwego rwo hejuru, kubera ko amaganya yamaze kutwica amaso, ntitukibasha no kubona ibitangaza Imana idukorera. Umuntu arimo kubaka inzu, ahagaze imbere ya etaje igeretse, nta muntu w'iwabo wayubatse, nta muntu biganye wamurushaga ubwenge mu ishuri urayubatse, akayihagarara iruhande arimo kuvuga ngo ndimo ndarundarunda utwondo. Kubera iki? Amaso y'amaganya atubya iby'Imana irimo gukora. Amaganya atera umuntu kutabasha. Reka ngiye ikintu mbabwira. Igihe Mariya Yesu yari yazutse, Mariya yari ari ku gituro arimo kurira, arimo kuvuga ati nyamuneka mumbwire umwami wanjye aho mwamushyize. Ngo ariko kubera amarira Mariya ntago yabashaga kureba ngo amenye ko ari Yesu barimo kuvugana. Ngo yari yagize ngo Yesu ni umurinzi w'irimbi. Iyo amaganya yamaze kwica umuntu, hari n'igihe uganira n'Imana ukayibaza impamvu Imana yagutereranye utayiheruka, kandi Imana ariyo muri kumwe. Amaganya ni ikintu gikomeye. Ubu imitima yanyu iranduye. Amaganya atuma umuntu aba mubi, umuntu akabona abantu ntibamwitayeho. Amaganya atuma uhura n'umuntu uri mu bihe byo gushima Imana ukavuga ko arenzwe. Amaganya azamura ishyari. Mugenzi wawe yaba yateye imbere mwararuhanye ukumva ntibigushimishije, kuko amaganya akubwira ko agombaga kuba umuruta. Amaganya y'iyi si ni ikintu kibi cyane. Icya kabiri ni ibihendo by'ubutunzi. Abantu benshi baganya ari uko bataragira icyo babona. Iyo rero umaze kubona ubushobozi, Satani akwimura amaganya akayasiga uruhande rumwe, ahubwo akagukubitaho ikintu cyitwa ubuhenzi bw'ubutunzi. Amafaranga akagushuka yuko ari we muntu uzi ubwenge, akagushuka yuko ari wowe, amafaranga akagushuka ko ari wowe ugomba gufata umwanzuro, amafaranga akagushuka akakwatsa ukagurumana. Satani ateresha umuntu intambwe, akadanangira umutima akoresheje irari. Irari ridanangira umutima
kugeza ubwo ijambo ry'Imana ridashobora kwinjira namba. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo ntugakangwe n'umuntu uko ameze. Muri Bibiliya hatubwira igitekerezo cy'uburyo Mose yagize igitekerezo cyo kohereza abatasi 12. Abo batasi bagombaga kujya i Kanani bakajya gutata, ndetse hatanzwe itangazo buri muryango wose barawubwiye ngo mutora beza kurusha abandi. Imiryango imwe yaragiye ireba abantu bazi kuvuga neza, imwe yaragiye ireba abantu bafite igihagararo gifatika, iyindi yaragiye ireba abantu basa neza bafite ubwenge busanzwe bwa kavukire. Indi yararebye ishaka abantu bazi gushishoza, abantu bazi gukatakata, bazi gushakisha ubuzima, abantu b'incakura, abantu bareba bitwa ko bareba kure mu by'umubiri. Ariko umuryango wa Yuda baricaye bishakamo umuntu, ubwabo bafata ibimenyetso bakurikije ubutwari, bareba umuntu witwaga Kalebu, baramwitegereza, bamuhitamo ngo abe ari we ujya kubahagararira. Kalebu ntabwo yavukaga mu muryango wa Yuda neza nyirizina. Kalebu yari umwe mu banyamahanga bagiye bakunda Imana, bifuza amasezerano yayo, ndetse baraza binjira mu muryango w'Imana. Kalebu yari afite ababyeyi bavanze, ariko yifuza kwinjira mu by'agakiza kubw'umutima wo gukunda Imana no kuyikunda no kuyigambirira, kuyiba iruhande. Akaba ari umuntu wabaga ari ahantu akabona ibintu birimo gupfa ntibimushimishe, agahora ashaka gutunganya inzira ze ngo zitunganire Imana, kandi yagiraga ubwuzu n'ishyaka by'Imana. Aragenda ajya guhagararira uwo muryango. Undi muryango nawo ureba undi muntu witwaga Yosuwa. Yari yaragiye aba umuntu w'intwari, yitoje kurwanirira Imana ari muto, yagiraga ishyaka ry'Imana no kudatinya umuntu uwo ari we wese, igihe cyose umutima namukoranye n'Imana. Icyo Yosuwa umutima wamubwiraga nicyo yakoraga. Yari umuntu wanga icyaha n'igisa nacyo, yari umuntu wanga abanebwe kandi akanga abantu baca abandi intege. Uko bwije nuko bukeye, Yosuwa yari umuntu ushishoza agashakisha Imana. Igihe cyarageze bohereza abatasi 12. Abatasi 12 barahagurutse baragenda. Igitabo cyo kubara niho igitekerezo tugisanga. Ndagira ngo mbumvishe akamaro kadasanzwe k'ikintu cyitwa umutima. Kuki ukeneye undi mutima? Murongo igice cya 13, abatasi 12 bajya gutata i Kanani. Uwiteka abwira Mose ati, tuma abantu batata igihugu cy'i Kanani, icyo mpa Abisiraheli, ukura umuntu wese mu muryango w'abasekuruza wose, umuntu wese ari muri abe umutware wabo. Mose abatuma ari mu butayu bwa Parani, uko Uwiteka yategetse abo yatumye bose bari abatware b'Abisiraheli. Aya niyo mazina yabo rero. Mu muryango wa Rubeni hatumwe Shamuwa, mu muryango wa Simeyoni hatumwe Shafati, mu muryango wa Yuda hatumwa Kalebu mwene Yefune, mu muryango wa Isakari hatumwe Igalu mwene Yosefu, mu muryango wa Efurayimu hatumwe Hoseya mwene Nuni. Uyu Hoseya mwene Nuni ni nawe nde? Ni nawe Yosuwa. Mu muryango wa Benyamini hatumwe Paruti, mu muryango wa Zebuluni hatumwe Gidiyeli, mu muryango wa Yosefu no mu muryango wa Manase hatumwe Gadi mwene Susi, mu muryango wa Dani hatumwe Amiyeli, mu muryango wa Asheri hatumwe Seturi, mu muryango wa Nafutali hatumwe Nakibi, mu muryango wa Gadi hatumwe Jeweli. Ayo niyo mazina y'abantu Mose yatumye gutata icyo gihugu. Mose yita Hoseya mwene Nuni, amwita nde? Yosuwa. Hoseya mwene Nuni. Mose amaze kubona aba bantu, Kalebu yararaho, Yosuwa nawe yarari mu bandi ariko yitwa Hoseya. Mose aramwitegereza, umwuka w'Imana amwereka ko Yosuwa atameze nk'abandi.
ndetse mu bantu bari boherejwe, Mose yitegereje Yosuwa, abona muri Yosuwa indangagaciro zidasanzwe. Arangije asanga Yosuwa akomotse mu muryango ugoye w'Abefurayimu, ariko arangije aravuga ati rero wowe ntuzongera kwitwira izina, wowe uzitwa nde? Yosuwa. Yosuwa byasobanuraga umukiza. Kangira ikintu mbabwira, gutangira urugendo biba byiza iyo uhinduriwe izina. Uku guhindurirwa izina kwatumye Yosuwa avuga atumva, nari nsanzwe ndi intwari, nari nsanzwe ndi umuntu usanzwe, ariko kubwira izina biragaragara yuko iri zina ngomba kugira imico ihuje naryo. Uko bwije nuko bukeye yahoraga asaba impinduka idasanzwe mu buzima bwe, kandi igihe cyaje kugera umukiza Yesu Kristo aha Yosuwa umutima umeze nk'uko ashaka. Igitangaje, abatasi barazamutse baratata, bamaze gutata bazamutse ari itsinda rimwe, bagaruka ari amatsinda abiri. Bari bamaze gucikamo ibice bibiri, bagarutse abatasi 10 bahuje umutima, n'abatasi bandi babiri bahuje iki? Umutima. Reka mbabwire, hari igihe kizagera uku twicaye abantu bacikemo amatsinda abiri, haboneka intama n'iki? N'ihene. Hazaboneka abanyamwuka n'abanyamubiri, hazaboneka ab'iburyo n'ab'ibumoso, abamenye Yesu bakakira umutima mushya, n'abafite umutima unangiye. Vuba bidatinze, uko ibihe bigenda byigira imbere, impinduka zidasanzwe zizaboneka. Nshuti zanjye, ndagira ngo twinjire mu gice cya 14 cyo kubara. Abantu bazanye raporo, abatasi bazanye raporo. Mu by'ukuri ntukajye ureba igihagararo cy'umuntu ngo urebe amagambo aryoshye umuntu agira, urebe amarangamutima n'igihagararo cye, cyangwa ukurikira amateka ya famiye akomokamo. Ntukajye ukangwa n'umuntu ngo akubwire ngo imyaka amaze, experience afite. Umuntu udafite undi mutima azahora akora ibyo Satani ashaka. Igihe abagarukaga batangaje inkuru z'incamugongo, abantu barababara cyane. Inkuru zaravugaga ziti rero igihugu twabonye cyari igihugu cyiza, imyaka ireze, ibintu byose ni byiza, ariko twahuye n'ikibazo. Twarebye abantu baho tubona tumeze nk'utuntu tw'amafuti, kandi nabo baturebaga bakabona tumeze nk'amafuti koko. Barangije baravuga bati rero twebwe abantu 10 dushyize muri logike yacu, dukurikije ibintu uko bigaragarira amaso, n'imitima yacu yatwemeje ko ari ahantu tutazagira gute? Tutazajyayo ntitwarwana. Iyo Satani yakwegereye akaguprofita, akagusangana umutima utarimo imbaraga z'Imana, akwereka ko utazajya mu ijuru, akwereka ko iby'agakiza bidashoboka, akwereka ko icyaha urimo utazakivamo, anakwereka ko ukivuyemo utabaho, akwereka ko niujya mu bintu by'Imana ubuzima wubatse igihe kirekire buzasenyuka. Kubw'ibyo rero bijya bibaho yuko Satani aca intege umutima. Abatasi babiri baragerageje bacecekesha abantu, barababwira bati reka reka. Igice cya 14 umurongo wa mbere, iteraniro ryose ritera hejuru rirarira rirataka, abantu iryo joro ryose barara barira. Abisirayeli bose bitotombera Mose na Aroni. Hari habaye iki? Abatasi babiri babwiye abantu, barababwira bati mutuze, Imana yacu dukorera iri kumwe natwe. Ariko bari abantu tugiye kurwana nabo ntabwo Imana iri mu ruhande rwabo. Imitima yanyu yicika intege, Imana yarabisezeranye kandi zabikora. Ahubwo mujye mu murongo Imana idushakamo, bari abantu tuzabarya nk'uko umuntu arya umutsima. Ariko abatasi babiri ntago bumviwe, kuko buri gihe umutima wacitse intege, umutima Satani yinjiyemo. Niyo mu rusengero havugwa amagambo ahumuriza, niyo korari yaririmba indirimbo irimo ibyiringiro, umutima Satani yinjiyemo bica amazi. Nshuti zanjye, igice cya 14 umurongo wa 22, Bibiliya iravuga ngo kuko abo bantu bose babonye icyubahiro cyanjye, bakabona ubwiza bwanjye,
bakabona ibimenyetso nakoreye muri Egiputa no mu butayu, barangiza bakangerageza ibi bihe uko ari 10, ntibanyumvire, ni ukuri ntibazabona igihugu narahiye basekuruza ko nzakibaha, nta n'umwe wo muri abo bansuzuguye uzakibona, keretse umugaragu wanjye Kalebu, kuko yari afite undi mutima. Amen. Ubu ko twicaye hano twahagurutse muri Egiputa y'ibyaha byacu, bamwe batangiraga iby'agakiza barageragejwe. Hano hari abantu bahicaye ababyeyi babo banze, hari abantu bagiye mu byo gusenga birukanwa mu kazi, hari abagiye birukanwa mu ishuri kubera isabato, hari abantu muri mwebwe bagiye Satani agerageza cyane kubera ko mwafashe gahunda yo kubana n'Imana. Muva mu Egiputa mubabaye, mukomeza urugendo, ariko nagira ngo mbabwire, umuntu udafite undi mutima azacika intege, icyaha kizamuca intege, narangiza ace n'abandi intege. Imana iravuga iti rero, abantu babashije kumenya icyubahiro cyanjye, bakabona ubwiza bwanjye, amaso yabo akareba ibimenyetso nakoze, barangiza bakangerageza inshuro 10, barangiza bakagerekaho kutanyumvira, nta n'umwe muri buzagera i Kanani. Ni nako bimeze ku bigendanye n'ubugingo buhoraho. Umuntu ugize amahirwe akamenya Imana, akamenya icyubahiro cyayo, akabona ubwiza bw'Imana n'abantu ubwiza bw'Imana bwagiyeho, akabona ibimenyetso n'ibitangaza n'ibimenyetso Imana yamukoreye kuva avuka, ikamurinda, ikamwambutsa inyanja ngari, Imana yarangiza ikabana nawe mu buzima bumeze nk'ubutayu, ikabikugejeje ahantu hasobanutse, warangiza ugakomeza kugerageza Imana, bikarangira no kuyumvira binaniranye, ntushobora kuzagera i Kanani yo mu ijuru. Reka ngire ikintu mbabwira, dufite umubare munini w'abantu bagumye muri Egiputa ntibambuka, dufite abahagurutse muri Egiputa bazapfira mu butayu hagati, ariko Imana ishimwe, dufite abantu bahagurutse bava mu Egiputa bazagera hehe? I Kanani. Ariko itegeko ni rimwe, ni ukugira undi mutima. Kalebu rero yari afite undi mutima, agakurikira uko Imana imuyobora muri byose. Nzamujyana mu gihugu yagiyemo, urubyaro rwe ruzakigira gakondo, Abamaleki n'Abanyakanani batuye muri kiriya gikombe. Ejo muzazinduke, Abisirayeli barimo barabwirwa n'Imana, nta mikino irimo. Ejo muzazinduke musubire mu butayu mu nzira ijya ku nyanja itukura. Imana rero abakoresheje urugendo, bagombaga kuyoborwa n'inkingi y'igicu inkingi y'igicu n'iy'umuriro. Yesu Kristo yari ari kumwe nabo mu rugendo, ariko barangije barivovota. Bamaze kwivovota, Imana irababara, itegeka ko bagiye kongera gusubira aho baturutse, bagiye gusubira ku nyanja itukura. Ntago bari bujye mu Egiputa, barasubira ku nyanja itukura. Noneho bajye bahora bazenguruka nk'uko batase igihugu iminsi 40. Imana yategetse ko bazazenguruka mu butayu imyaka 40, kugira ngo abantu badafite umutima nk'uko Imana ibishaka bagwe mu butayu bose. Nshuti zanjye, hari ibintu bibiri. Niba Imana yaraguhaye umutima mushya, ugomba kugira ibyiringiro kuzagera i Kanani. Ariko niba ugifite wa mutima wari ufite uri umupagani, uko watekerezaga akaba ari kuri, uburyo wakundaga gukora ibyaha akaba ari kumeze, ndetse ukaba ushyigikira icyaha mu mutima wawe, ufite ingorane imbere yawe, ufite akaga. Nshuti zanjye, Imana yakomeje kubwira Abisirayeli ku murongo wa 29 igice cya 14, intumbi zanyu zizagwa muri ubu butayu, ababazwe mwese, abamaze imyaka 20 n'abayisagije mwese, mwanyitotombeye. Ni ukuri ntimuzajya mu gihugu narahirishije kumanika ukuboko yuko nzabatuzamo, keretse Kalebu mwene Yefune na Yosuwa mwene Nuni. Kubera icyo aba bantu babiri ari bo bavuzwe? Icya mbere, Yosuwa mwene Nuni yahinduriwe amateka, ahindurirwa izina. Kalebu yahawe umutima mushya. Ngibyo ibyangombwa bibiri byo kuzajya mu ijuru. Ugomba guhindurirwa izina. Uwari igisambo ugahinduka umwana w'Imana,
uwari indaya ugahinduka umwana w'Imana, uwari ikirara ugahinduka umwana w'Imana, uwari umurakare ugahinduka umurokore. Ibi bintu biramutse bitabaye, ijuru muzaryumva mu makuru y'ahandi. Nshuti zanjye, ndasaba Imana muri uyu mugoroba ngo idukorere iki kintu, duhindurirwe izina. Icyakora ijambo ry'Imana ribivuga neza. Tujyane muri Yohana igice cya mbere, Yohana igice cya mbere umurongo wa 12. Murabizi neza ko igihe Imana ihura na Aburahamu, Aburahamu yitwaga Aburahamu, Imana iramubwira itumva rero, erega n'iri zina ryawe rirambangamira kuko ntago rihura n'umugambi ngufiteho. Uyu munsi, guhera uyu munsi ntuzongera kwitwa Aburahamu, uzitwa nde? Aburahamu. Igihe Yakobo yabyiganaga na marayika, bakakirana ijoro ryose, mu gitondo marayika aravuze ati ndekura. Yakobo aramubwira ati sinshobora kukurekura, utamaye iki? Utamaye umugisha. Nagerageje gushaka umugisha w'ubwesikoro byaranze, ubu navumbuye ibanga rero sinkurekura. Marayika aramureba aramubaza ngo ubundi witwa nde? Yakobo aramubwira ngo nitwa nde? Nitwa Yakobo. Marayika aramubwira ati kuva uyu munsi, nkurikije ijoro twararanye no gukirana, uzitwa Isiraheli, bisobanura umuki? Umuneshi. Abantu benshi Imana yagiye bahindurira izina. Salomo avuka, izina bamwise, Imana yatanze irindi zina. Nshuti zanjye, Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 haranditse ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'iki? Abana b'Imana. Ukwiye kwishimira kuri umwana w'Imana, ukwiye kunezererwa kuri umwana w'Imana, ukwiye kumva ukeneye guhindurirwa izina. Hari igihe ujyana muri kampani, warangiza ukababwira uti nje gushaka umuntu witwa kanaka, ukavuga izina ryo ku rusengero, abantu bakakubwira bati uwo muntu ntaba hano, ukababwira uti ariko umuntu ujya kuba muremure, ujya kuba igikara, umuntu ujya kuba mugufi, ubu w'inzobe, utuje cyane, bamwita ndetse ati twebwe iwacu ku rusengero amazina ye yitwa Mwubahamana. Barangiza batariko urumva umuntu arimo kuvuga atari Biryo Uwiziritse. Bwira Biryo Uwiziritse ko hari umuntu ugira gute umushaka. Naho Biryo Uwiziritse ni izina ry'iki? Ni izina ry'akazi, kuko ni igisambo gikomeye cyane muri kampani. Wajya kubona ukabona Biryo Uwiziritse araje yakugera imbere, ugatumubwira uti se Mwubahamana ni wowe basigaye bita Biryo Uwiziritse? Atayo ni amazina y'ako kazi, kandi ndabiyemye nimukanyita ibyo bizina. Aba yaramaze kuryemera kuko ni izina rihuje n'imico. Ndagira ngo nkubaze, wowe ku kazi bakwita nde? Abaturanyi bakwita nde? Nirihe zina rihuje n'akazi baguhaye? Ese iryo zina ubona barakubeshyeye cyangwa izina baguhaye niryo? Nshuti zanjye, nagira ngo mbakangurire cyane gushakisha undi mutima no guhindurirwa izina, kandi ibyo byombi ni Yesu Kristo ubikora. Mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi mu cyigisho cya 34 nasomyemo amagambo atangaje. Nimureba neza, aba batasi 10 icyuho bari bafite ni icyuho cyo kutagira umutima mwiza, kutagira umutima mushya, kutagira umutima uhindurwa n'Imana. Kandi kuba badafite umutima mushya byabagushije mu bishyuko. Ngiye kubabwira amagambo nasomye mu Bakurambere n'Abahanuzi, murahita muvumbura iyo umuntu afite umutima mubi ukuntu abateye n'imyanzuro afata. Noneho ibintu byarahindutse. Igihe babatasi bavugaga ibyari mu mitima yabo itizera, mu mitima yabo yari yuzuye gucika intege, babitewe nande? Na Satani. Mu magambo make, amagambo avuga ngo twavuye gutata, Imana niyo yabohereje gutata. Imana irabarinda ibazengurutsa aho bazengurukaga batata, ariko bagiye gukora raporo, Satani niwe wabateguriye iki? Raporo. Kagira ikintu babwira, Imana izagutegurira uwo muzabana. Imana nirangiza igutegurira urugo,
wubaka urugo, ukora ubukwe, narangiza satani akwinjirane mu buryo utazi. Satani narangiza gutegurire raporo, nujya kuganira n'undi mumama, urugo rwawe nta kintu warubuzemo, urugo rwawe ari wowe urasenga n'umugabo arasenga, Imana yaguhaye abana bagerageza bakanyakanya, nujya kumva wumva umumama satani amutangishije raporo. Umva, buriya nakurikiye abandi ngo nanjye narashatse. Umva, ni ukuri inzira ntibwira umugenzi. Iyo mbimenya simba naragiye kuri uriya mugabo w'imbwa. Erega nuko umubona mu ikoti n'ibitabo. Ujye witonda, hari igihe ukora urugendo ari Imana yarukoherejemo, satani akaba ari ugutegurira raporo. Aba batasi bari bafite imitima itizera Imana, imitima yabo yacikaga intege mu buryo bworoshye. Kubw'ibyo rero satani yinjiriye muri ibyo bintu bibiri, aba ari ubaha amagambo bavuga. Ibyiringiro n'ubutwari byabavuyemo, basimburwa no kwiheba gukomeye. Kutizera kwabo kwatumye abantu bijima mu maso. Ni ukuvuga ngo iyo satani yamaze kukwinjirira, abantu bari baragutoranyije bazi kuri intwari, baragutoye bavuga bati famiye yacu ifite umuntu kabisa. Umunsi batoraga abatasi, bagendaga bavuga amazina, kanaka ahagarariye umuryango wa kanaka, bagakoma amashyi bati uwo nguwo niwe. Hari igihe umuntu ahinguka ku rusengero, korari zikamurwanira, korari zikamurwanira, induru zikavuga. Korari imwe irusha iyindi amafaranga cyangwa abakire, cyangwa se yirusha kubisa neza cyangwa kumenyekana, wa muntu akayijyamo. Ku munsi wo kumwakira abantu barimo kuvuga bati uwo niwe, noneho mutwitege. Naho aje gutera abakobwa inda, aje guca intege umurimo w'Imana. Twagize ikibazo cyo kuba tutabasha kureba umutima. Aba bantu bamaze gucika intege, satani yabinjiye. Ku munsi wo gutanga raporo, abantu babafannye bose bari batuje babitegereza, baratangira batanga raporo. Twarabibonye ni heza, twarabibonye amarangamutima y'abantu arazamuka, dore imbuto zaho twazizanye. Murabyumva, abazi kubonja bahise bazahuka, baravuga bati turye ku matunda y'i Kanani twumva uko bigize gute, uko bimeze. Abantu baravuga bati ahantu hararyoshye. Abatasi barangije bongeraho ijambo rivuga ngo ariko. Ijambo ariko iyo rije, ibintu byose byari byabanje biba bihindutse iki? Ubusa. Batangiye kuvuga uburyo i Kanani ari habi, kugeza ubwo abatasi satani yabongoreye. Arababwira ati n'icyo gihugu bavuga ngo gitemba amata n'ubuki ni igihugu cy'umwiryane. Ngo abantu bacitse intege kugeza ubwo mu maso y'iteraniro ryose ryahise ryijima. Ibi bintu satani yakoze azabikora. Abantu twari twaratoranyije ko aribo bantu b'Imana, abantu twagiye twishimira ko aribo bazatugeza i Kanani, kubera kubwiriza kwabo, kubera kuririmba kwabo, kubera kuyobora ubuyobozi bwabo. Satani azabinjirira mu buryo tutazi, bajya batuganiriza amagambo y'urucantege, kugeza igihe uzaza ureba mu maso y'abantu ubona ibyiringiro by'ubugingo buhoraho byakamutse muri bo. Ubushobozi bukomeye bw'Imana bwari bwaragiye kenshi bugaragarizwa ubwoko bwatoranyijwe, bwaribagiranye. Abatasi baganirije abantu kugeza igihe abantu bibagiwe ko Imana ariyo yabahagurukije. Abantu ntibibutse, ntibatekereje ko Imana yari yarabayoboye, ndetse ntabwo bibutse uko mu buryo bw'igitangaza Imana yari yarabakijije ababakoreshaga uburetwa. Ndetse igitabo kiravuga ngo birengagije Imana maze bakora nk'aho bagomba kwishingikiriza ku mbaraga z'amaboko yabo. Baravuga bati rero umwanzuro twabaha nk'abantu bareba kure, nk'abantu mwatoranyije ngo bababwize ukuri, tubabwije ukuri tutababeshye, twigumira ahangaha, ahubwo bibaye byiza mushaka uburyo kundi mwabigenza, ubwo tubahaye raporo ntacyo tubakinze. Kababwire ngo abantu bavugije induru, Karebu Yosuwa aricara. Buriya rero mu nzu y'Imana habamo abantu babiri. Hari abantu babona ikintu kibaye
bagasengera mu mutima ngo bategereze icyo Imana iri bukore. Harimo n'abantu basenga bagategereza icyo Imana iri bukore, ariko ishyaka ry'Imana rikabarya, bakabanza bakajya kuzimya uwo muriro watse. Kubw'ibyo rero abantu bazajya mu ijuru ni amatsinda abiri ari mu rusengero rw'Imana. Itsinda rya mbere ni abantu basenga bagategereza icyo Imana iri bukore. Itsinda rindi ni abantu beza Imana ifite mu itorero, babona ibintu byazambye bagasenga, ariko bagafata n'umwanzuro wo kuba bacecekesheje ibintu ngo bidakomeza gupfa. Ntabwo abantu rero bateye kimwe. Yosuwa na Kalebu ntibari bafite indangagaciro zimwe, ariko zahuriraga yuko bose bayobowe n'Imana yo mu ijuru. Ariko wowe ubona ibintu bipfa ugatuza. Umuntu aricara akayobya abantu kuri YouTube kumva ntacyo bitwaye. Umuntu arafata korari akayizambya. Umuntu yinjira mu nama y'itorero akoresheje ko azi amasomo y'abo Bibiliya, akoresheje ko afite amafaranga, cyangwa se akoresheje yuko azwi n'abayobozi mu bya politike bene wabo bafite amanyenyeri, akazambya itorero ukabona nta kintu wakora. Imana ikeneye ba Yosuwa basenga, ikeneye na ba Kalebu basengera mu mutima, ariko bagafata umwanzuro ngo bazimye umuriro urimo kwaka. Nshuti zanjye, aba banyagwa b'abatasi babi mu kutizera kwabo bumvise ubushobozi bw'Imana bufite aho bugarukira. Baravuze batumva, nibyo koko Imana yatandukanyije inyanja itukura, ariko iriya dosiye y'i Kanani yo ntabwo Imana yabikora. Erega mujye mumenya ko Imana nayo ifite ibyo ishoboye n'ibyo itagize gute idashoboye. Icya kabiri, igihugu cy'i Kanani Imana yari yararatiye Abisirayeli ko ari cyiza, abatasi baragisuzuguye. Baratangira bati ubwo rero muba muravuga ngo ni igihugu gitemba amata n'ubuki, ntago mubizi, muri injiji mwebwe. Twe twifitiye amakuru gupinga igihugu cy'isezerano. Ikindi, bapfobeje ubuyobozi, bashinja abayobozi babo kuba barabeshya abantu, kandi bakaba aribo bateza ibyago. Abatasi babi bateranyije abizera n'abayobozi. Kandi abo bagabo bamaze gufata icyerekezo kibi, barinangiye bahagurukira kurwanya Kalebu na Yosuwa na Mose n'Imana. Intambwe yose bateraga yatumaga barushaho kwinangira. Babanje batanga raporo, batanze raporo, imitima nama yabo nayibibutse ko batanze raporo ipfuye, ariko baravuga bati abantu batagira ngo turimbwa. Satani arababwira ati mukomereza aho mwidanangire. Baridanangira kugeza ubwo Yosuwa na Kalebu bamaze guha abantu ubutumwa, nabwo barakomeje barwanya Mose, Yosuwa na Kalebu. Uyu ni umutima werekana umuntu urimo gukontororwa na Satani. Ukora icyaha ukabimenya, umutima nama ukakikubwira, Satani akakubwira ati nuramuka wemeye gucisha make uraba ubaye injiji, komeza winangire. Umuntu akinangira, uko Imana irushaho kwereka ibimenyetso umutima ngo wihane, niko Satani nawe azana ibintu byo kuwudanangira. Bakomeje kuba babi, ndetse ntabwo byagarukiye aho ngaho, kuko Satani ariwe wari ubayoboye, kandi abantu basaga n'abatagitekereza batutse Mose na Aroni, bibagirwa ko Imana yumva amagambo yabo mabi, kandi ko marayika w'Imana ari kumwe nabo akingirijwe n'inkingi y'igicu, areba uburyo bisihinga cyane kubw'umujinya. Yesu Kristo yari ari hejuru mu nkingi y'igicu, arimo kureba aka kajagari kari karimo kuba. Yesu ntiyagombaga kumanuka, kuko Yesu yari arimo gukorera mu ijwi no mu mutima wa Yosuwa na Kalebu. Ngo aho ari mu nkingi, Yesu yitegereje uburyo barimo kwisihinga, ibintu babigize akavuyo. Reka ngire ikintu mbabwira, hari abantu bazana akavuyo mu nzu y'Imana, hari abantu bazana akavuyo mu miryango yabo. Yesu akabitegereza uko bisihinga, akibaza atari ko uyu muntu azi ko ndiho kandi ngororera umuntu ibyo ashaka. Byarangiye mu burakari bwinshi, abantu barasakuje bati Uwiteka aratujyanira iki ubundi muri icyo gihugu? Aratujyanira iki? Ni ukugira ngo tuhicirwe n'inkota? Mu magambo make batangiye kuvuga ko Imana yatekereje nabi kubakura muri Egiputa. Aba batasi 10
bohereje uburozi mu mitwe y'abantu, ni nabo bantu batumye abantu bose bavugwa mu butayu. Ni nako bimeze. Satani natuma utagira umutima mushya, azakugira umutasi mubi, uzaberaho kurimbuka ubereho no kurimbura abandi. Uzazerera muri ubu butayu mpaka upfuye, kandi nta bugingo buhoraho uzabona. Uwiteka aratujyanira iki muri icyo gihugu? Ndetse Satani yarabongoreye arababwira ati rero nimugerageze mwigaragambye kubw'amahitamo y'ahazaza h'abagore banyu n'abana banyu. Bahise batangira barerura, abagore bacu n'abana bacu bazaba iminyago, ikiruta si uko twasubira muri Egiputa. Barangije baravugana bati twishyirireho umugaba dusubire hehe? Egiputa. Imyigaragambyo yashyushye ntiyashyushye? Ndagira ngo mbabaze, umuntu areba abantu barimo barisihinga bafite imbaraga, ariko nagira mbabwire, igihe abatasi 10 bari barimo kuvuga n'abatasi 2 barimo kugira gute, barimo kubavuguruza, yari intambara iri hagati ya Kristo nande na Satani. Kugira ngo Satani asubize abantu mu Egiputa neza, azababwira yuko kugira ngo barengere abagore babo n'abana, azababwira ko gukora ku isabato ntacyo bitwaye, azemera abakora ibyaha kugira ngo abagabo babe basubira mu Egiputa. Satani azabumvisha yuko imibereho myiza y'abana babo n'imibereho myiza y'abagore babo bisaba yuko ibintu by'Imana babihagarika. Ku Gikanani ubu hari abagabo bahindutse abajura, bahinduka besikoro, bahindutse abambuzi, kugira ngo bambike abagore babo ibitenge byiza n'abana babo bige mu mashuri meza. Muri busubire muri Egiputa. Hura n'umuntu wamuhaye amafaranga arayakwambura, ukamaze uti se ko wangenje ute? Atumva rero, ati buriya nawe uri umugabo uzabimenya. Ati umugore wanjye hari pate yari iri hafi kuba, hari ibirori umugore wanjye yatumiwemo. Ibyo birori kandi umugore wanjye niwe wari ufitemo ijambo, yagombaga kwambara ikanzu y'ibihumbi 300. Ndibaza nti aya mafaranga ndayakura he? Njya kuri banke ngo nyake barayanyima, kuri telefone ndiguriza nsanga ndimo amadeni, ariko nza kwibuka yuko mbitse amafaranga y'umuntu w'Imana. Umva, kwikanzu pe nta cyicumi cyabuzeho, nta n'ideni nasigayeho, naguze ikanzu. Umugore wanjye yarakeye da, singiye ifoto, urabona atarasharamye. Rero uyihangane pe. Umva, reka nkubwire, kubera ko nza ku rusengero nakubona nkibuka ko nkuri mideni. Ubu rero kuza ku rusengero narabiretse, ubuzima burimo buranga. Kandi buriya ukamaze utise kanaka muraheruka yangurije nawe amafaranga nshyira umwana mu ishuri. Urabona wa mwana wanjye bambwiye yuko ishuri ry'ibihumbi 300 umwana atarigigamo ngo amenye igifaransa. Ubu rero nagurishije isambu, ngurisha umurima, ndangije buriya na ya seta narimutse, buriya nsigaye ntuye hafi y'ishuri ry'umwana. Umwana wanjye yiga mu ishuri rya miliyoni, ariko aravuga igifaransa. Nkamureba nkavuga ni kuri muto nuba mukuru bizagenda gute? Umwana niba urimo kumuriraho amadeni akaba akiri muri garidiyene ya miliyoni, primaire uzayibasha? Ubu rero ni ngombwa ko abagabo bafata gahunda bakavuga bati kubwo kurengera abagore n'abana twisubirire twisubirire muri Egiputa. Ariko mwiriwe bantu b'Imana, Egiputa turimo turasubirayo, ni turimo gusubirayo. Imana yarababaye uwo munsi. Ntibashinje Mose gusa kuba yarabashutse abasezeranira igihugu batashoboraga kwigarurira, ahubwo ibyo babishinjaga n'Imana ubwayo. Bageze naho bagambirira kwishyiriraho umugaba wo kubayobora bagasubira mu gihugu, bagize gute? Bagiremo umubabaro kandi bagakoreshwa uburetwa. Aho bari barakuwe n'ukuboko gukomeye kwishobora byose, bapanze gusubirayo. Hari ahantu Satani akugeza akakwibutsa ko uheruka kubaho neza ukiri indaya, ukiri umujura, ukiri umusinzi. Satani akakwereka uburyo utaraza mu bintu by'Imana wari umerewe neza, kugeza igihe Satani akubwira ati ariko ubu nta muntu wagufasha ngo usubire mu Egiputa. Ubu twicaye hano, uramutse ushaka gusubira mu bapfumu, hano hari umukecuru wakuyobora, hano hari umugore wagufasha. Iteraniro rirangiye ugahita utanga itangazo uti hari umuntu wamfasha akamenyera umupfumu utuye hano hafi. Ubu hano hari umugore uhicaye uhaheruka,
yahita akubwira ati arahari, mu gitondo uze undebe, tukibyuka mukugezeho, erega nubura ubwenge Imana izagera gute? Ubu hano hari umuntu ushobora kubaza uti ko maze iminsi agatima karehareha nshaka kwisubirira ku nzoga, ariko nkaba ndi umuririmbyi, ndi umuyobozi, abantu bakaba banzi, nta kabari najyamo ngo nzinyweremo, nta muntu uri aho wamfasha kumenya ahantu nanywera inzoga nihishe? Yabura? Hano hari abagaba, hano hari umuntu ushobora kugisha inama akakubwira ukuntu waba indaya kandi ukaba umukirisitu. Mu gihe cyose twerekeza kugenda, Satani azaza twereka abakandida batubera abagaba byakorohera kudusubiza mu Egiputa. Imana yari irimo kwitegereza babatasi batizera, bakomeje gusakuza barwanya Mose, Yosuwa na Kalebu, batera hejuru ngo Kalebu na Yosuwa baterwa amabuye. Iyo nteko y'abantu bari bataye ubwenge, batoraguye amabuye yo kwicisha abo bagabo babiri b'indahemuka. Baje biruka basakuza nk'abasazi, maze ako kanya amabuye bari bafite abahubuka mu ntoki agwa hasi. Abantu bahinda umushyitsi bafite ubwoba. Ni igiki cyari kibaye? Imana yari ihitambitse, muvuge ngo amena. Imana yari ihitambitse kugira ngo iburizemo uwo mugambi wabo w'ubwicanyi. Ikuzo ry'Imana risa n'umuriro ugurumana ryahise rimurika ku buturo bwera, bamenya ko Imana hari kigiye kuvuga. Abatasi bazanye inkuru mbi y'incamugongo, bikubise hasi, baradagadwa, maze baragenda bajya mu mahema yabo. Imitima yabo yabibukije ko Imana nta mikino igira. Imitima yabo yabibukije yuko banze kuyumvira, none bagiye guhura n'akaga. Ndetse Imana yafatiye umwanzuro icyo kibazo. Igihe abantu bigomekaga, barasakuje bati iyaba twaraguye muri ubu butayu. Mu gihe bari barimo gusakuza, Yesu Kristo yari ari mu nkingi y'igicu abumva. Data wa twese yari ari mu buturo bwera arimo kubumva. Icyabaye ni iki? Ijuru ryabifashe nk'isengesho. Noneho iri sengesho ryagombaga gusubizwa. Imana yahise ibabwira ngo ndahiye guhoraho kwanjye yuko ntazabura kubagirira ibyo mwavugiye mu matwi yanjye, intumbi zanyu zizagwa muri ubu butayu. Kuko babigenje gute? Babwiye Imana, reka mbyire ikintu babwira. Babwiye Imana, barayibwira bati Imana, twebweho kugira ngo tujye muri icyo gihugu abantu bavuga, nubwo utatwemerera gusubira mu Egiputa, afazari twipfira ahangaha, intumbi zacu zigwe muri ubu butayu. Uwo munsi babivuze ngo Imana yari yabegereye ivuga ngo uyu munsi ubwoko bwanjye icyo bunsaba ndagira gute? Ndagitanga. Hari igihe Imana iduha ibihe byiza, ikaramuka yavuze ngo abana banjye uyu munsi ndabatega amatwi numve gusaba kwabo. Uwo munsi warangiza, umudamu akaba aricaye, umugabo yamuzunguje, abana bamuzunguje, ijuru riramanutse ngo rize uribwire ngo Mana cinzira mbona aho guhagarara kuko ubuzima bwanze. Warangiza ukumva umumama aratangiye, umva Mana rwose iyaba Imana yazaga igakuraho umwanda nkapfa, kuko n'ubundi napfuye mpagaze. Umuntu yisabiye urupfu, Imana yarije kumuha iki? Ubugingo. Imana ikaza ibizi yuko ufite umwana wakunaniye. Imana ikavuga iti uriya mubyeyi kwa muganga batangiye gupima amasukari byanze, uyu mubyeyi reka mwegere numva agahinda ke, ikintu kiri mu muhinguke mu kanwa nicyo ndamuha. Umubyeyi agahamagara umwana we, aho kugira ngo abwire umwana we ati mwana wanjye shaka Imana iguhindurira umutima, imibereho yawe ihinduke, ahubwo umubyeyi agatangira agafata umwana akamutunga urutoki. Mwese niko mwambereye, umuryango wanyu mwese muri nkaso, aranyahagije ariko nawe azabwahagirana. Tumura agapfuko mwapfuye uku nguku ndakuvumye ndi nyoko. Ijuru rikayoberwa icyo rikora. Reka njye ikintu mbabwira, muri no minsi Imana iratwegereye, mwirinde guhubuka. Mwirinde guhubuka. Hari igihe umunsi Imana igusura isanga ufite amagambo apfuye. Imana yarababwiti rero ibintu mwavuze yuko mushaka gupfira mu butayu,
uyu munsi nari napanze ko icyo musaba kiraba ari isengesho, ndabibakorera. Bazengurutse imyaka 40 bose bagwa hehe? Mu butayu. Inshuti zanjye, amagambo akomeye cyane. Habi abantu Mose arababwira ati rero tugiye kuzenguruka. Umutima unangiye nawe urongera urababwira utumva rero. Basabye gusubira mu Egiputa. Mose ati tuzenguruke, Imana dutegetse kuzenguruka. Barangije bati rero twakoze icyaha turakimenye. Imana irababwiye ngo bazenguruke basubire inyuma. Barangije imitima yabo irabashuka ngo bajye kurwana. Bategura urugamba, bitoramo umuyobozi w'ingabo, kandi Mose niwe wajyaga imbere y'Abisiraheli. Imana yabaga yagiye imbere, isanduku y'Imana niyo yabanzaga. Systeme yakoreshejwe mu kuritura Yeriko niyo yagombaga gukoreshwa kugira ngo bajye Kanani. Imana yagombaga kujya imbere yabo, isanduku y'Imana ikayikurikira, hagakurikiraho inde? Mose. Abatambyi bagakurikira, ubwoko bw'Imana bukajyaho inyuma. Bitoramo abasirikare. Imitima irababwira itumva rero, buriya nimureba ko Imana yababwiye ngo mujye kurwana ntimujyeyo. Ubwo Imana ibabwiye ngo muzenguruke, mukorere Imana gashya, muyikorere surprise. Mugenda mujye kurwana, mwereke Imana yuko noneho mwumviye biri seriye. Bagiye kuzamuka bategura ingabo. Mose araza arababwira ati ibi bintu mwibikora, nimwitonde mwihubuka, imitima yanyu izakomeza kubashuka mpaka ryari? Imitima yanyu yabangiye kumvira iby'Imana isaba, none Imana ihinduye ibyo yabasabaga. None namwe muhinduye iby'Imana yabasaba, muhinduye ibindi. Ngo barazamutse baragenda bajya kurwana n'abanzi babo, batitaye ku rubanza rw'Imana. Abisirayeli biteguye kujya kwigarura Kanani, bambariye urugamba, bafata intwaro. Mu mitekerereze yabo bari biteguye rwose kurwana, ariko ntibari bashyitse rwose mu maso y'Imana n'abagaragu bayo. Bari bababaye cyane. Imyaka hafi 40 yari igiye kurangira. Uhoraho yategetse Abisirayeli kuzamuka. Mbibutse neza ko Imana yari yarapanze ko abayobozi Imana yashyizeho bagomba kuyobora ibyo bikorwa byose. Mu kuyoborwa muri ubwo buryo nta kaga bajyaga guhura nako, ariko noneho ubu banyuranyije n'itegeko ry'Imana, ndetse nuko abayobozi babo bari bababujije bikomeye. Baragiye bajya gusanganira ingabo z'abanzi babo, nta sanduku y'isezerano bitwaje, ndetse na Mose atari kumwe nabo. Bivuze ngo iki? Umuntu uzashaka kujya Kanani, Yesu Kristo atamugiye imbere, isanduku y'isezerano ry'Imana irimo amategeko 10 y'Imana uyashyize ku ruhande, isanduku y'Imana yabagamo inkoni ya Aroni yerekana ubuyobozi bw'Imana. Ushaka kujya mu ijuru utayobowe n'ubuyobozi Imana yashyize mu itorero ryayo. Umuntu uzashaka uburyo yabaho agashaka kujya mu ijuru yirwanaho, ntatungwe n'umutsima w'Imana, azagenda arwana ariko azaseba. Urwo rugamba byaranze. Impanda yo kubahagurutsa yaravuze, maze Mose yihutira kubakurikira, ababurira muri aya magambo. Arababwira ati mucumurira iki itegeko ry'Uwiteka? Icyo mukora ntikiri bugende neza, ntimuzamuke rwose, kuko Uwiteka atari hagati muri mwe. Mutaneshwa n'ababisha banyu, muri busange y'Abamaleki n'Abanyakanani, mwicwe n'inkota. Barangije baranga, barazamuka. Bagezeyo bategura urugamba. Imana itagize gute? Imana idahari. Barangije baritegura, mu gihe ngo bagiye kurwana. Abanzi babo bari ku musozi, ngo abanzi babo Imana yari yarabateye ubwoba mu mutima. Uwo munsi bumva ubwoba bwabashizemo. Abanzi babo batumva rero murwanya babanyagwa. Bararwana. Abisirayeli batera umugongo abanzi babo. Abisirayeli barabirukankana, barabica, bamwe bagwa mu myobo, abandi barabatema. Mose arangije abwira Abisirayeli ko abo bantu bose bapfuye, bishwe no kugira umutima mubi wo kutumvira icyo Imana igize gute ishaka. Ntimurebe uyu munsi wa none Imana irimo irabasaba ibintu ntimubikore, imitima yanyu ikabakoresha ibindi. Imbabazi nizirangira, ibintu imitima yanyu yari yarababujije gukora, Satani azabemerera kubikora, ariko igihe cyagize gute? Cyarenze.
umuntu uzashaka kureka inzoga imbabazi zarangiye azaba azirekeye iki ko ntacyo bizaba biri butange? Umuntu uzashaka kureka ubusambanyi imbabazi zarangiye bizaba biri bumare iki? Umuntu uzashaka kuva mu rwango n'ubugome, umuntu uzashaka kuva mu nyigisho z'ibinyoma imbabazi zarangiye, ntacyo bizaba bimaze. Nshuti zanjye, Imana yatanze gahunda ikomeye yuko umuntu wese uzahinduka umutima azagira umugisha. Twihuta, Yeremiya 23:16, uku niko Uwiteka Nyiringabo avuga ati: ntimukumvire amagambo abahanuzi babahanurira, babigisha ibitagira umumaro, bavuga ibyo beretswe bihimbwe n'imitima yabo, bitavuye mu kanwa k'Uwiteka. Mutega amatwi impamvu Satani arimo gutuma abahanuzi b'ibinyoma baba benshi. Umurongo wa 17, bahora babwira abansuzugura bati Uwiteka yavuze ngo muzagira amahoro. N'umuntu wese ugendana umutima unangiye baramubwira bati nta kibi kizagira gute kizakuzaho. Impamvu ubupagani bwabaye bwinshi, abayobozi b'amadini barabushyigikiye. Umuntu arabindaya ariko agatanga icya-10 bakamubwira bati ntacyo uzaba. Umuntu arimo araba umugome ariko akaza mu rusengero akaririmba akabwiriza bakamubwira bati ntacyo uzaba. Reka ngiye ikintu babwira, abahanuzi b'ibinyoma bari mu bantu barimo gutuma abantu imitima yabo ikomeza kwangirika. Ukeneye umutima mushya. Ezekiel 36:25, Imana yarabisezeranye iravuga ngo nzabanyanyagizaho amazi meza. Kuko amazi atabonetse, amaraso ntaboneke, gukizwa k'umuntu biragoye. Nzabanyanyagizaho amazi meza maze muzatungana. Amen. Icya kabiri, nzabakuraho imyanda yanyu yose. Ndamya nashidikanya ko buri wese hano afite umwanda we. Buriya hari ukuntu abantu bajya basekana, umuntu yarangiza akareba undi afite igishyimbo mu menyo agahita amubwira ati ya ati shati najyaga ngira ngo ni umusirimu ariko uri umunyamwanda tu. Hakaba hari undi noneho we ntabwo afite igishyimbo mu menyo ariko afite ya misatsi y'abadamu bamarana amezi 3, arimo aragenda afata akantu k'agati akagacisha muri menshi, acishamo. Nabajije umudamu umwe ndamazana, ariko kuki mugendana akantu k'agakirida mukazamugenda museseka. Arambwira ati rero haba harimo imvuvu n'icyokere n'imyanda, kandi kubikuraho biba byaduhenze. Ubwo rero ugendana akantu k'agati ukazaza ugira ariko iyo byanzura kubita, ukabona umuntu arimo arakubita ariko agapfa gisirimu, wamenya ko ari umunyamwanda. Reka da, n'abayobozi b'itorero bashaka abanyamwanda ntibagira gute. Hari ushobora noneho gucira uwo ngo umusatsi urubanza, anuka ibirenge, inkweto, amasogisi yambara inshuro 6. Uwo ngo wowe yifitiye umunuko udapfa kugira gute kugaragara. Muragenda nawe ukavuga uti n'umuntu w'umusirimu yambaye ikoti, yakura mu rukweto, abaruka bakaruka, abazungera bakazungera, ariko yambaye inkweto yayifunze nta kibazo. Turi abanyamwanda mu buryo butandukanye, ariko Imana yahisemo ko izadukuramo imyanda yacu. Ibitekerezo bipfuye by'umwanda, amafilime y'imyanda twirirwa twirenza, inshuti zanduye twirirwamo, imyanzuro y'umwanda twirirwa dufata. Imana irimo iravuga ngo nzabakuraho imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose. 26 Ezekiel 36, nzabaha n'umutima mushya. Amen. Mbashyiremo umwuka mushya, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiremo umutima woroshye, kandi nzabashyiramo umwuka wanjye, ntume mugendera mu mateka yanjye, mugakomeza n'amategeko yanjye, mukagira gute mukayasohoza. Hari ikintu Imana itakoze? Umutima mushya. Nshuti zanjye, uyu mugoroba dufite ibihe byiza byo gusenga. Kugira ngo Imana iduhe umutima mushya. Igitabo Inama Zigirwa Itorero, paje ya 77. Inama Zigirwa Itorero, haranditswe ngo abashaka kwinjira mu rurembo rw'Imana bose bakwiriye gushyira Kristo
imbere mu migenzereze yabo yo mu isi. Icyo kikabagira intumwa za Kristo n'abahamya be. Abo bantu nyine bashaka kujya mu rurembo rwo mu ijuru bakwiriye kujyana ubuhamya bwumvikana bushikamye bwo kurwanya imigenzo mibi yose, bwereka abanyabyaha umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Abamwakira bose abaha ububasha bwo kuba abana b'Imana. Kubyarwa ubwa kabiri niyo nzira yonyine ibasha kutwinjiza mu rurembo rw'Imana. Iyo nzira ni ntoya, n'irembo twinjiriramo ni rito, ariko muri ryo niho dukwiriye kuyobora abagabo n'abagore n'abana, tukabigisha yuko bakwiriye kugira umutima mushya n'umwuka mushya kugira ngo babone gukizwa. Amen. Icyambere, abantu bagomba guca mu nzira ifunganye, bagahabwa umutima mushya, bagahabwa n'umwuka mushyashya kugira ngo babone gukizwa. Ingeso za kera z'akarande zikwiriye gutsindwa. Ibyo umutima wifuza bya kamere bikwiriye guhinduka. Ibinyoma byose, uburiganya bwose, kuvuga ibibi kose bikwiriye kurekwa. Imibereho mishya itera abagabo n'abagore gusa na Kristo, niyo ikwiriye kutubamo. Ngiyo impamvu y'uyu mugoroba. Ndasoza mbabwira amagambo akomeye cyane. Ni amagambo Dawidi yavuze nyuma yo kubona ko umutima ufite ikibazo. Muri Zaburi ya 42 umurongo wa 12, Dawidi yaravuze ati, mutima wanjye niki gitumye wiyiheba, niki gitumye umpagararamo? Ujye utegereza Imana, kuko nzongera kuyishima. Imana niyo gakiza kanjye, ni Imana yanjye. Amen. Dawidi yibazaga impamvu umutima uhora umuhagazemo, ariko yaje kumenya ibanga. Yarasenze abwira Imana, arayibwira ati, Mana, Zaburi 51:12, Mana, undeme mu mutima wera, unsubize mu mutima ukomeye, ntunekureyo mu maso yawe, kandi Mana ntunkureho umwuka wawe wera, unsubizemo kunezezwa n'agakiza kawe, unkomereshe umutima ugira gute? Wemera. Nyuma yuko Dawidi Imana imuhaye umutima mushyashya, Dawidi yavuze amagambo ari muri Zaburi 131 umurongo wa mbere. Zaburi 131 umurongo wa mbere, indirimbo ya Dawidi y'amazamuka. Witeka, umutima wanjye ntiwibona, muvuge ngo amena. Wa mutima wibonaga wahindutse, umutima wanjye ntiwibona, kandi amaso yanjye ntagamika, ntabwo mpinga abantu. Umutima wanyigishije kubaha umuntu wese, kandi amaso yanjye ntagamika, kandi siniha ibiruta urugero rwanjye, sinipasa muremure. Nasobanukiwe uwo ndiwe, namenye ubuzima bwanjye, sinshobora kwifuza ibiruta urwego ndiho. Yarakomeje ati, kandi siniha ibitangaza byananira. Umurongo wa 2, nukuri nturishije umutima wanjye, ndawucecekesheje. Amen. Umutima yageze ku rwego azaza awucecekesha. Umutima wajya kuzamuka akawubwira ati, turiza Imana yonyine, tuza bizakunda. Nk'uko umwana w'incuke yigwandika kuri nyina, umutima wanjye nawo wigwandika muri njye nk'umwana w'incuke. Mu magambo make, ntacyo umutima wanjye unshinja, ndumvikana n'umutima wanjye. Imana yarawuhinduye ihereyemo imbere. Abantu bazakomeza kubona Dawidi nk'indaya, bazakomeza kubona Dawidi nk'umwicanyi, bazakomeza kubona Dawidi nk'umuntu wananiye Imana, ariko mu mutima wa Dawidi Imana yanditseho isezerano ngo ndabizi ko wahindutse. Kubw'ibyo rero Dawidi yarakomeje aravuga ngo, wa bwoko bw'Abisiraheli we, ujye wiringira Uwiteka uhereye none ukageza iteka ryose. Dawidi yasoje urugendo neza, ari mu ntwari zikomeye zizabona ubugingo buhoraho. Kandi Dawidi yakoze ibyaha biruta iby'abantu bose bicaye hano bashobora kugeraho, ariko kuko yabonye umutima mushya. Yosuwa na Kalebu bageze i Kanani,
Karebu yatanze ubuhamya afite imyaka 85, arangije abwira abantu ati rero murabizi ko hashize imyaka 45 dukoze ibintu bidasanzwe. Igihe Imana bantoranyaga nkajya gutata nari mfite imyaka 40, uyu munsi mfite imyaka 85. Ibanga ry'Imana yanjye nshaka kubabwira, ku munsi twahagurutse tujya gutatiraho imbaraga nari mfite, n'uyu munsi wa none ndacyazifite, mfite imyaka 85. Umutima mushya utuma umuntu agira imbaraga mu by'Imana. Uko wasengaga, uko wakundaga Imana, uko wayikiranukiraga mu bihe byashize, uko imyaka igenda ihita, Imana izakomeza gutuma uhinduka umuntu wayo. Abantu bazabona watangiye uri umukobwa ukunda Imana, ubaye umudamu ushima Imana. Abantu bazajya kubona babone ushaje ushima iki? Ushima Imana. Umutima mushya. Ndasaba Imana kuduha umutima mushya. Dukeneye umutima mushya, dukeneye impinduka zidasanzwe. Mushyitsi wadusuye, ukeneye kwiyegurira Imana, ukeneye guhindurirwa ubuzima n'amateka, ukeneye guhindurirwa umutima, ugahindurirwa n'izina. Nzabanyanyagizaho amazi, nzabakuramo imyanda yanyu yose. Iri sezerano riri imbere yacu, buri muntu wese urishaka yiteguye kuryakira. Turasoje muri uyu mugoroba. Ndasaba umuntu wese uri hano watsinzwe n'ijambo ry'Imana, wifuza umutima mushya, utifuza kuzakomeza kuzenguruka muri ubu butayu ngo azahagwe, wifuza ibyiringiro by'ubugingo buhoraho, tera intambwe ze dusenge niba uhari. Mushyitsi uraha, Imana niba yakoze ku mutima wawe ngo inuyiyegurire. Mwene data, wowe wasubiye inyuma, wowe waguye, wowe Satani yangije, ukaba ufite umutima uhagaze, umutima wawe ukaba utagitera amaraso ngo agere mu bice byose by'umubiri wo kwizera, ngwino dusabe Imana umutima mushya. Tera intambwe ze niba uhari. Ese hari uhari ushaka umutima mushya? Uyu munsi Imana iri hano ngo iduhe umutima mushya. Tera intambwe niba uhari. Wowe wifuza umutima mushya, wowe wifuza kwiyegurira Imana, wowe ushaka ibihe bidasanzwe, wowe ushaka umwuka mushya, wowe ushaka amasezerano mashyashya, Yesu araguhamagara uyu munsi. Tera intambwe, Yesu aragushaka. Ese uratambuka muri uyu mugoroba? Niba utambuka, fata umwanzuro hakiri kare. Ndararika abantu bashaka kwakira umutima mushya, ndararika abantu bashaka kwihana muri uyu mugoroba, ndararika abantu bashaka kureka ibyaha n'ibisa nabyo, ndararika abantu bashaka gushakisha amahoro aturuka mu Mana. Tera intambwe ze, nturebe amaso y'abantu, ntugire isoni zabo, ntutsikamirwe n'ubwoba. Ngwino wiyegurira Imana, ngwino wiyegurira Imana. Ijambo ry'Imana riratangaje. Iyo abana bato bumvise ikintu, ijuru ritera kashe ko abantu bakuru bafite ubwenge bacyumvise kurutaho. Tera intambwe niba uhari dusenge. Ngwino, ngwino, Imana iguhe umugisha. Icyubahiro gishyire hasi, ubwiyemezi bushyire hasi, icyo uri cyo gishyire hasi. Bwira Imana ko ushaka amahoro muri uyu mugoroba. Imana yadusuye, irimo iratega amatwi, irimo irareba kwifuza k'umutima wa buri wese. Guhora wiga Imana, wigishwa Imana, uwumva mu mutima wawe hari ukutsindwa ariko ugatinya amaso y'abantu, ukwiye kubireka. Uyu mugoroba Yesu arashaka umuntu ahobera, arashaka umuntu ahindurira amateka. Nshuti zanjye, ni kuki wakwemera gutaha uko waje? Ubuzima bwawe buri mu kaga, ahazaza hawe hari mu kaga. Jugunya umwanda w'icyaha, uzi Imana igufashe. Ndakurarika mu mbaraga z'Imana, ngwino. Ndakurarika mu ijwi ry'ijambo ry'Imana rivuzwe, ngwino. Ndakwinginze ntiwemerere umutima kugushuka. Umutima wawe ushobora kugushuka muri iri teraniro, ukumva yuko kwiyegurira Imana uzabikora ikindi gihe, ariko nagira mbabwire, umutima wawe ushobora kuzakwibutsa kwiyegurira Imana imbabazi zarangiye. Bizaba bimaze iki? Iyo Imana igushaka, ufatirana n'ubushake bwayo, ukabuhuza n'ubushake bwawe. Imana iguhe umugisha mushiki wanjye. Tera intambwe, ijuru riragushaka. Wikomeza kumva ibyo umubiri ugushuka. Tera intambwe. Uyu munsi Imana ifite ibintu bidasanzwe ishaka gukora. Mu ndirimbo yacu twatangiriyeho, igihe cyiza cyo gusenga, tugiye kuyiririmba duhagaze.
mu gihe turimo kuyiririmba kandi abantu bashaka kwiyegurira Imana barakomeza kuza kugira ngo twiyegurire Imana. Mwese muhagurutse tugiye kuririmba iyi ndirimbo. Ushaka umutima mushya aratera intambwe awakire. Ushaka uyu mugoroba gushyira iherezo ku minsi y'ubujiji aratambuka ashyireho iherezo. Ushaka kuguma uko ameze nawe arifatira umwanzuro. Ariko reka ngire ikintu mbabwira, mureke tugire umutima waranze abatasi babiri b'intwari, umutima wo kumva dushaka guhindurirwa amateka n'izina. Imana ibaho umugisha. Turirimba duhaguruka mwiyegurira Imana. Gihe cyiza cyo gusenga kinarura mu magarara ngo niririmba cyane. Ririmba usenga wigiraho datari umuganyire ibikugoye byose. Nyenye byose mu bihe by'umubabaro nabo nyibimumuriza nzindubuka umwanzi mubi byiza byo gusenga. Gihe ngwino Imana iguha ibihe byiza byo gusenga. Imana iguha umugisha. Jya unsoreza amasengesho kuwiteka nahemuka aratwiteze ngwadukize. Ndamwihereje rwose ubu yuko kwera mama kaye niringire baba zize nonge zibihe byo gusenga. Gihe cyiza cyo gusaba urabyuhora umumuriza ugezaho ngeri wacu nzataha nzamuwe mu bicu membwiye mbobya bera nibyo biza rambiteka. Ubwo nibwo nzasezera kubi byiza byo gusenga. Mureke dusenge. Dukomeje kugushima Uwiteka Mwami Imana yacu, tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe bikomeje kubana natwe. Izina rye ryiza nirihabwe icyubahiro.
Uwiteka mwami Imana yacu wohereje umukozi wawe kuri uyu musozi kugira ngo data mwiza aza tugezeho ijambo ryawe. Ni ukuri turatsinzwe kuko tubonye yuko icyaha cyatwizingiyeho cyaduteye umwanda, ariko uri umutunzi w'imbabazi, wanga icyaha ugakunda umunyabyaha. Utwezeho inenge y'igisa n'ikibi cyose, maze Uwiteka utugira abana bawe. Mwami Imana ishobora byose, nkweretse aba bana barimo kwitanga. Uwiteka ubahe kwihanira kureka, kugira ngo imitima yabo ntihindurwa nawe, bakakubera ubwoko data mwiza, uzabacure mu bwami bwawe. Ndakwinginze ngo muri iki gihe cy'ibyumweru 2 waduhaye Uwiteka, ni ukuri turagusaba tukwinginga ngo wereze umwuka wawe wera muri iri torero, maze mwami Imana uduhe kumwakira mu mitima yacu, maze nitubona umusaruro ukwiriye abihanye tuzashima izina ryawe. Utugirire neza, umukozi wawe ukomeze kumwongera imbaraga. Umuryango yasize urindira ubugingo, urindira umutekano, kugira ngo ubwo azasubira mu rugo nasanga ari bazima tuzashima izina ryawe. Ubwo tugiye gutandukana, uduhe gutandukana ku mubiri ariko ku mutima uduhurize hamwe. Mu gitondo niwongera kuduhuriza mu nzu yawe turashima izina ryawe. Uducire inzira ubwo tugiye gutaha, buri mwe wese umugeze kwicumba amahoro. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu umucunguzi wacu, amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.